Hariho umugabo yari arimo yigendera, ageze mu muhanda nuko ahura n'agahanga. Nuko abaza agahanga ati, gahanga gahanga kuraha urahabaza iki? Agahanga kati, njyewe ndi aha ngaha nazize urw'abagabo ariko wowe uzazira akarimi kawe. nuko umugabo tari aragenda n'ibwami. Agenda abwira umwami ati, nyakubahwa, hariya mu muhanda ugana iwawe hari agahanga kavuga. Umwami ati, ese kavuze iki? Umugabo ati, karavuze kati nazize urw'abagabo ariko wowe uzazira akarimi kawe. Nuko umwami akoranya ingabo n'abamurinda, baherekeza wa mugabo ati, ngaha mugende, jyana n'aba bagabo, mugende munzanire ako gahanga. Umugabo baragenda, agahanga barakazana. Bakagejeje ibwami, umwami ati, ngaho ubwira ako gahanga kawe kavuge. Umugabo akabaza nk'uko byari bisanzwe ati, gahanga gahanga kuri aha ngaha urahabaza iki? Agahanga kati ce. Umugabo arongera ubwa gatatu ati, gahanga gahanga wazize iki? Agahanga karamwihorera. Nuko umwami ati, mufate uyu mugabo, ati mumujyane mumukanire umukwiye. Nuko umugabo baragenda baramubamba, ubwo abaziza akarimi ke. Isomo twakuramo rero ni uko ibyo tubonye byose atari ngombwa kwirukankira kubivuga. Tugomba kubanza gushyiramo inyurabwenge, kuko bamwe barebye nabi bashobora kumera nk'aka gahanga. Tugomba kuyungurura ibyo tuvuga.